umuntu atekereje ibyo Imana yamurinze muri iki cyumweru nta muntu wabura amashimwe. Ugatekereza kuva ku cyumweru dutandukanye kongera kugeza kuri none, ugatekereza ibyo Imana yakurinda, ugatekereza ukuntu Imana yakurindiye abawe, ugatekereza ukuntu Imana yabanye nawe, ugatekereza ukuntu Imana yakurindiye ibyawe n'abawe nawe ikakurinda. Abandi benshi bari muri morgue, abandi bamaze kugera ahacecekerwa biyorosha igitaka bisasiye ikindi, ariko wewe ukaba ugihumeka umwuka w'abazima. Umuntu wese atekereje ibyo yashima Imana. Imana yo mu ijuru ishimwe kubera ko iduhaye guterana, kandi guterana kwera. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ishirwe hejuru. Haleluya. Ndanezerewe muri iki gitondo. Abaririmbyi baririmbye baravuga ngo Imana yamaze kuvuga ijambo, ngo se ninde wahindura? Nta wayigisha inama, nta wayibaza ngo se kubera iki wagize gutya. Imana ni Imana, ihabwa icyubahiro. Ni ukuri ndishimye muri iki gitondo cyiza cy'uyu munsi. Imana impaye umwanya wo guhagarara hano kugira ngo mbashe kuyivugira. Imana ihabwa icyubahiro. Nabiyegereje abapapa, abamama, urubyiruko rwacu rw'abakobwa n'abahungu, kugira ngo tubane mu ijambo ry'Imana. Amasaha Imana iduhaye kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana, tubane maso kandi dutegere ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni rizima, ririhagije ngo kugira ngo akanyuguti kamwe k'ijambo ry'Imana kaveho. Iyi si tubona nubwo ari nini, nubwo tubona ngo irakomeye, irimo n'abakomeye, iyi si ngo yayikunja ikayikunja ikayikuraho, n'iriya juru ikarikunja ikarikuraho, akanyuguti kamwe kugira ngo kaveho. N'Imana rero yihagije, n'Imana y'imbaraga, n'Imana y'inyabutware. Ihabwa icyubahiro kuko iduteranyije muri iki gitondo. Ihabwa icyubahiro. Rero titurangare mu materaniro, nituzoza tugera mu nzu y'Imana tukazurangara, kandi nuzoza winjira mu nzu y'Imana kujya tuza dusenga twicaye, usubwira Imana ngo Mana usure umutima wanje kugira ngo umutima wanje udatata. Uziko Satani za yiba umuntu kandi yateranye, umuntu agashobora kwirirwa hano ariko ntiyumve ibyavuzwe mu materaniro, umuntu abandi bakishima ariko wewe ntiwishime. Satani zitwiba ikatwiba kuko izihora itugendaho buri kanya kariko kose, ariko ndagusabira umugisha w'Imana kugira ngo bashe kumva ijambo ry'Imana. Imana iduha ikatwinjira mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana hano mu Baroma, abashoboye gusoma bihuta bamfasha. Abaroma ibice 2 umurongo waho wa 6 tugeze ku murongo wa 10. Umuntu bagutse gusoma yafasha. Abaroma ibice 2 umurongo wa 6 kugeza ku wa 10. Aravuze ngo kuko Imana izitura umuntu wese ibikwira ibyo yakoze, abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice, tibumvire iby'ukuri ahubwo bakumvira gukiranirwa, izabitura umujinya n'uburakari n'amakuba n'ibyago. Nibyo izateza umuntu wese ukora ibyaha, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Ariko ubwiza n'icubahiro n'amahoro nibyo izitura umuntu wese ukora ibyiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Amen. Twongere dusome mu gitabo cy'Abami ba mbere ibice 2 umurongo waho wa 3 ugeze no ku wa 4. Ibice 2 umurongo wa 3 n'uwa 4. Aravuze ngo ujye wumvira ibyo Uwiteka Imana yawe yakwihanangirije, niko kugendera mu nzira zayo, ukitondera amategeko yayo n'ibyo yategetse, n'amateka n'ibyo yahamije, kuko byanditswe mu mategeko ya Mose, kugira ngo ubashishwe ibyo ukora byose aho uzahama hose, kugira ngo Uwiteka azakomeze ijambo rye kugira ngo Uwiteka azakomeze ijambo rye yamvuzeho ati, abana bawe nibirimbira mu ngeso
nibirindira mu ngeso zabo nziza bakagendera imbere yanje mu by'ukuri n'imitima yabo yose n'ubugingo bwabo bwose tuzabura uzungura ingoma ya Isirayeli. Ubwo niko Imana yavuze. Amen. Urakoze cyane. Dusomye amagambo y'Imana meza, umuntu dufashije gusoma. Imana iguha umugisha. Nshatse ko tuganira ku ijambo ry'ubwiza. Teme yacu y'uyu munsi, ceha akarongo uvuge ngo teme yacu y'uyu munsi twize turiga gushaka ubwiza, gushaka icubahiro no gushaka kudapfa. Imana ishimwe. Ubwiza, icubahiro no kudapfa, ayo niyo magambo tugiye kuganira muri uyu mwanya. Yesu abaha umugisha kandi mubashe kuyumva ukuntu ndi kuyumva mu mutima wanje, kandi Imana ishoboze kugira ngo tubashe kuyaganira kuko twumva aturimo. Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe, Yesu ashirwe hejuru. Dusomye ijambo ry'Imana riratubwiye ngo abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa ngo babishakishe gukora ibyiza badacogora. Yesu ahabwa icubahiro. Abashaka ubwiza, abashaka icubahiro, abashaka kudapfa ngo nta kindi bagomba kubishakisha no gukora ibyiza badacogora. Yesu ahabwa icubahiro. Reka tuganire hejuru y'ubwiza. Ubwiza umuntu yamushaka gute? Muri iki gihe cya none cyo mu minsi ya nyuma, bene data, biteye ubwoba. Umuntu ari kubireba ukabona biteye ubwoba. Ubwiza ni bwiza nyine. Ubwiza umuntu wese yakwifuza ngo abe mwiza. Kandi n'iyo umuntu aje gushaka umugeni bazaba kumurangira bakamubwira ngo ugende kwa runaka agira umukobwa mwiza. Ubwiza burakenewe kandi ubwiza ni bwiza nyine. Ariko muri iki gihe cya none turimo kandi duhagazemo mu minsi ya nyuma, ya yindi Pawulo yandikiye Timoteyo akamubwira ko ari minsi ya nyuma kandi izabiruhije. Abantu bari mu gushaka ubwiza bakabushaka mu buryo bwinshi. Ubwiza ubu nyine abantu barabuhagurukiye. Umuntu akavuka ari igikara kuko usa, ugaheruka ari igikara, mu yindi minsi mikeya ugasanga umuntu yabaye inzobe, ukayoberwa uko byagenze. Ariko waje kureba ugasanga afite amabara, ugasanga afite inyomza kakurya kwinka inyomza. Ubwiza abantu barabushatse, ukareba ukitegereza ukavuga ngo jewe Imana ntabwo yandemye neza. Ubwiza Imana yampaye ntabwo aritosha. Ariko Imana mu kurema umuntu yaremye ibintu byose, irangiza kurema ibintu byose iravuga ngo reka tureme umuntu ase nawe. Imana ihimbaza. Imana yakuremanye ubwiza bwose uko wasa kose, waba muremure, waba mugufi, waba munini, waba mutoya, waba wirabura, waba winzobe, waba ikibuga. Imana yakuremanye ubwiza bwa. Yesu ahabwa icubahiro. Ariko muri iyi minsi igiteye ubwoba n'ikiruhije abagenzi baje Siyoni. Abantu bari mu gushakisha ubwiza, ubwiza yishakira ku giti ciwe, akabona uko Imana yamuremye sitosha. Umuntu akirukanka agashaka amavuta akisiga agahinduka izobe kandi bigakura uko ngo arashaka ubwiza. Ariko uba wibesha, nta bwiza burahari. Imana itubabare. Abandi bagashakisha ubwiza, akirukanka akadefiriza imisatsi, ukareba ukavuga ngo jewe Imana ntiyandemye neza, ntabwo yampaye imisatsi y'amarende, ariko ndashaka ngo imisatsi yanje igende ibe hano, ikubite imanuka igere hano. Ukanayishakisha ukayibona imisatsi ikamanuka ikagera hano, ngo uri kurashaka ubwiza. Ariko reka nkubwire gutangarize kuko ibyo byose ni ukwibesha. Imisatsi ikagenda ikamanuka gutya, abandi bakayisokoza bakayiroza hano, akaza agenda kubitakika ihaye gitya. Wari parashaka ubwiza kandi ukibwira ngo wemesha abantu. Ubu ugasokoza ukireba ukawuroza hano, ugapfuka ijisho ry'uruhande rumwe, maze ugenda uhabwira gutya ukamuvuga ngo nabemesha.
abandi babona ubwiza Imana yabarebanye babona yuko atari bwiza akitegereza inzara yamara kuzitegereza akavuga ngo jewe Imana ntiyampaye inzara nziza kandi Imana mu kurema yaziremye ari nziza ibona ko zitiriye kumwe ariko ukagenda ugashakisha ukazana amarangi ugasiga inzara bamwe bakazitukuza abandi basigaye bazigira umukara abandi bakazigira icyatsi kibisi ugushaka bavuga ngo nemesha abantu nabaye mwiza reka gutangarize ko ibyo byose ni ubusa bizashira. Haleluya. Abandi bakirukanka akavuga ngo jewe uku nguku nambaye si kwiza yemwe uku nambaye si mberewe uku nambaye si meze neza ese niki cyaduteye mureke tureke gusana ibihe. Imana ihabwa icyubahiro. Utakireba akavuga ngo jewe uku simeze neza reka ngende nambare mini abantu banyitegereze babone ko nawesheje babone ko nabaye mwiza kandi nyambara mini kundabaye mwiza. Ukavuga ngo wemesha abantu ndakutangarije ndakubwiye ngo kuribesha ntabwo tuja mu magambo y'ubuhanga ureke tuganire. Aya magambo Imana yayanzanyemo narayi Musanzi mu gicuku nijoro ijwi riransanga rirambwira ngo nimuhaguruke mubwira abantu ngo wabashaka ubwiza n'icyubahiro washakisha kugaragaza abanatongana. Aya magambo agize mu gihe iryo joro ndabyuka ndavuga ngo si ibintu bikibimbaye. Haleluya. Gasonesha kagura ihuzu yawe ugatanga amafaranga yawe warangiza ihuzu yawe ukayica nabi. Satani kabigenda ikagusoneshereza. Satani kabigushonesereza kakubwira ngo dore amasoni agezweho nuko wambara binigeze hano ukambara amaze wazure utambuka abantu bose bakakubona ko wabemeje kandi ko wabaye Imana ituba. Noneho ubugine noneho bamaze kubona ko mimi atari tosha noneho Satani kurababwira ngo noneho mutemure mututse hano hejuru. Umuntu akagenda agashaka umwenda akawucengura ibitugu byose akabisiga gutyo akavuga ngo nabemeje uyu munsi muri horego nari nabemeje muribesha pe rwose ubwiza uhashaka. Imana itubabarire yewe uko turavaye tukajayo ubwoko bwacu ko turavaye tukajayo abakristo twaje mu nzu y'Imana ko turavaye tukajayo. Ijuru ni ry'abakiranira ijuru ni ry'abitora. Ijambo ry'Imana risavuga ngo yemwe bahetse ibituzo n'ibitekerezo ngo musebwira mwibungenga kandi wirembo rifungana iryo ko niryo rijana abantu mu bwiza naho irembo riganye usanga mu mabika byose wumva ushaka ndaguhakanira. Ijambo ry'Imana ntabwo ari iby'ubusa. Imana itubabarire cyane ugakora ibyo zose ukavuga ngo ni gushaka ubwiza nemeje abantu ubu nabemeje ubu nabaye mwiza uyu munsi nari nambaye neza ukagenda ubigaritse. Reka gutangarize kuko Satani yarakuyobeje warivanze wamaze kumera ibisi bitatu. Imbaraga zagushizemo imbaraga z'Imana zagushizemo. Niyo mpamvu utakimenya ikibi n'icyiza tukimenya no gutandukanya umenya umwambaro w'umukristo umenya n'umwambaro w'umupagani tukimenya gutandukanya umenya ingendo y'umukristo umenya n'ingendo y'umupagani biratandukanye birahabanye. Ijambo ry'Imana hariya mu Bakorinto ritubwira ngo se umuco n'umwijima by'abana bite ntabwo bibana ntabwo bizabibana. Abandi baravuga ngo reka bashaka icyubahiro icyubahiro kiratumaze icyubahiro muri no minsi ya nyuma kiratumaze. Umunyamahirwe n'udafite irari ryo gushaka icyubahiro ariko icyubahiro abantu baragishatse. Mana yaje Imana itubabarire. Icyubahiro kimaze abantu yemwe mw'abantu icyubahiro kimaze abantu. Umuntu kama yiruka kukavuga ngo naje ndashaka icyubahiro ukunye
nyine bagize kina mama wa Nairobi ukamugenda nyine abantu ngo warabemeje wabaye kina mama ese bizanyunguri kandi tana gace tana gace ibinyungu kwitwa kina mama wa Nairobi binyunguri bimari iki tacho bimari amen kuri tacho bimari kwitwa kina mama wa Nairobi kitwa kina mama wo muri Horegu taho bizangeza tajuru bizangezamo niza hano kwisi izo nizacu niz'abantu reka kutangarize izo nizo kwikora bisi izo nizo kwihimbi izo nizo kwihimbi yego nta bantu bobaho badafite umuyobozi ugomba umuyobozi agomba kuha ariko kandi nawe umuyobozi nubwo uri revera umupasiteri nuburi ijambo ry'Imana ko rirabwira buri muntu wese nta muntu risariti nta muntu risaribere tukaza baba wiyumva kuvuga ngo ni ijuri ngo abantu bishimiye ibiti umuntu bamheza igiti bakubwira ngo uri perezida wa korali kabura amahoro ukazuvuga ngo nijeje navuze uri ndidi uri igisekuru ariko zatwigishije turiga ngo tumenye Pawulo yagiye Timoteyo aramubwira ngo mugihe cyane abantu bateye ngo bizaba bihindusha abantu ngo bazaba bifuza ibibanezeza gusa wifuza amagambo yo kubanezeza gusa wifuza ko babwiriza bya bindi ufite irari riri mu mutima bijya wifuza ngo kandi baziziba amatwi ngo be kumva ukuri ngo kandi baziga ariko ntibazabasha kumenya Mani tuwa ko murabona atari yo minsi duhagaze itorero ry'Imana rikabaho rikavuka rikabaho umuntu ukitegereza ukavuga ati ariko nukubera ikiremera yo kumakicara hariya jewe sibe pasiteri umuntu akamageza akishira mu bakristo mu rusengero harimo abacengezi mu rusengero hinjirimo abacengezi yajambo ryo mu Rwanda bazavuga ngo n'abacengezi mu rusengero hinjirimo abacengezi bacengera bashinzwe gusenya no kwinjiza icyacu bamuvuga ngo ni kubera iki kubera pasiteri nanjye ngomba guca mu kanisa akagenda bakasengera kuba pasiteri bakasengera kuba revera bazakura n'abantu bakakubwira ngo ubite revera bishoboka abandi ba bishoboka abandi ba apotre abandi bamwe bari kubita ngo ni ba baba kama wumva kucubahiro wakibonye bakubwira ngo kina mama uyoboye ipende kama wumva ibiroko bibi reka ngutangarize ko twarabifuditse ko siko gushaka tugishakisha imbaraga zacu tugishakire hasi no hejuru wifuza ko bakubwira kina mama wifuza ko bakubwira umuyobozi wa korali ariko reka kubwire guso ngizo ntabwo bizakugeza igifite icyo kimaze n'ukukiranukira ubundi iyo ugiye umukiranukira uzusigara imirimo yawe kavuga abo nibo bakomeye Imana itubabarire cyubahiro kimaze abantu bari kukugira bakakubwira ngo uri perezida w'ikimina umuntu akamasara umuntu agasara ngo bamugize perezida ngo w'ikimina ukamuvuga ko babaye igitangaza wasungura n'abandi bamama ukamuhangarika ijosi ngo uri perezida w'ikimina ikimina tuzadukora ukwezi kwashira kigasanga ariko bakubwira ngo bari president ukamuhangarika abantu ukabagusamaho ko je president nafuze mani tuwa amen
ndabifuriza ko Imana yabarinda irari yo gushaka icyubahiro. Muri hore Imana iturinde iryo rari ryo gushaka icyubahiro. Ubwangarwa bukamutera, wabona mugenzi wawe, wabona uko ahagaze, wabona uko agenda neza, ukamugirira ishari, ukamwangisha bene so. Jambo ry'Imana hariya muri Zaburi ibice 50 umurongo waho ngira ngo ruwa 8 riravuga ngo ese wiruhiriza iki ushaka amagambo yanje mu kanwa? Wiruhiriza iki ushira amagambo yanje mu kanwa kawe ukandura inyanga guhanwa? Umunyabyaha w'Imana iramubaza ngo wiruhiriza iki ushira amagambo yanje mu kanwa kawe? Ngo wicara uvuga mwene so ukabeshera mwene nyoko ukabikoresha ukakwihorera ukibwira yuko mpanye na Imana izi kwihora. Imana iriceceke ibirindije umunsi umwe abibona abona n'isara kaje inama. Umutima wawe ukarema iby'uburiganya, ukarema ikinyoma, ukagishiraho ukakigira amakuru agasakara muri Kayore, ariko rikamutangaza. Jambo ry'Imana nasomye hano haruguru muri gitabo cy'Abaroma yarambwiye ngo Uwiteka ngo abakora bene ngo zabashishimura ngo ntibazabona n'ubakiza. Zabashishimura abakora bene. Ese mwene data nama zawe nizihe muri iki gihe cyawe? Turekisha turekigomba cyubahiro. Wabona umutagazi ukamubona ngo uriya n'umunyacubahiro, ukamubura amahoro. Abantu bamwe ukuti baza bishimira ibyiza by'abandi, kuko hari abantu atazayishimira kundi ameze neza. Wabona mugenzi wawe ameze neza, Imana yamuciriye akazo gatoya, umuntu akabura amahoro, umuntu akabura ibyicaro, umuntu akabura amahoro. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo wicara uvuga mwene so nabi, ukabeshera mwene nyoko, kwizo ukabikora akakwihorera, ukibwira ko mukanye nawe, ariko ngo umunsi umwe zabishira ku rutonde. Icyambere n'icyumuhererezi, icyifura n'icyumuhererezi, ngo byose nimbara mbiguhari kandi ngo zabushishimura nta n'umwe uzabasha kugukiza. Imana itubabarire, Imana itweze. Amagambo yawe ufite nayahe muri iki gihe cyane? Inama zawe ufite nizi? Ese ibiganiro byawe ugendana nibi? Ese aho ukorera, ese aho wirirwa, ese aho ducuruza, aho twirirwa dutataniye, abari muri protector, abari mu bitenge, abari mu biki byose, ese amagambo yawe naya? Ese amagambo yawe naya? Jambo ry'Imana kandi umutima ni mwiza. Umutima w'umuntu uza wamukubwira n'ubwo umuntu ukiyoberanya. Yerobowamu yabwiye umugore wiwe ngo haguruka wiyoberanye uje kwa Ahiya wavuzeho ngo nzaba umuhanuzi. Bari barwaje umwana, ariko yari amaze gucumura, amaze kwimika ibigirwamana. Atinya kujayo. Iyo wakoze icyaha, iyo wageze nabi, usigara utinya abantu, ukaza ugenda uruhunga Abakristo. Bene abo Bibiliya yakubwira ngo bakunda kwirebesha. Yerobowamu bahamagara umugore wiwe, baramubwira ngo haguruka wiyoberanye. Haguruka vuba wiyoberanye, ugende kwa Ahiya wavuzeho ko nzaba umuhanuzi, umubaze iby'uyu mwana wacu urwaye ngo azamenya. Arahaguruka ngo ariyoberanye, ariko umwuka w'Imana wakwiyoberanye kuba, ariko tuziyoberanye ku Mana. Imana ihabwa icyubahiro. Barahaguruka aragenda, agituruka ngo ku muryango. Imana itubabarire. Umuhanuzi Ahiya ngo yaramaze guhumishwa n'umusaza, bahita yumva ibirenge byiwe, baramuhamagara atarinjira, baramubwira ngo yewe Yerobowamu, niki gitumye uza wihinduye undi mugore? Umva ngo mutumweho amagambo akomeye, ukibara gusohoka hano umwana wawe ngo arahita apfa, kandi ngo wowe wenyine niwe uzahambwa mu ruzaro bwa Yerobowamu, abandi bose ngo bazava ku gasozi baribwe n'imbwa. Ngo kubera kuko ari we wakoze ibyo gutya.
Imana iduhe uriyoberanya ku bantu wakwiyoberanya wakwigira uko utari ariko se wakwiyoberanya imbere y'Imana irakuzi utarakure utaranaba n'umusoro mu nda ya nyoko yari sa taraba umusoro mu nda ya mama yagize wayihisha ko twibesha wiyoberanya ko ariko tuziyoberanya Imana iduhe ko ndakubaza mbese inama zawe uzugendera abandi bizi inama hayo ugendera abandi muri kindi ese ubuye urukundo rusimba korurahamagara ntabwo buri munsi korurahamagara ese uyu munsi nuhamagarwa kuri Horebu ese musigara mutangira ubuhamya nyabaga se muvuga ngo hari inama nabagiriye sisi wibaze naje kubaza ijambo ry'Imana ko rirabaza buri wese wicaye ari umutaro mukuru uriga kubaza umunsi Rehobowamu mwene Salomo umwuzukuru wa Dawudi Imana ihabicyuha umunsi Rehobowamu ntabwo ari Yerobowamu umaze kuvuga Rehobowamu mwene Salomo umwuzukuru wa Dawudi ngo umunsi Salomo se yari amaze gupfa ngo baramuzamukana bamujanishe ke ngo baramujanishe ke ngo baje kumwimika kugira ngo bamugire umwami w'ubwoko bwa Isirayeli waragenda amaze gushika ngo baramubwira tumva tukubwira amagambo kurumva amagambo tugiye kukubwira ugiye kuba umwami wacu ngo dutegeke iso yashaje iso yaje none ukagira utworohereze iso yadutegekesheje igitugu cyane iso yaradukubise iso yazaga dukubita ibihugu yadukoresheje uburetwa bukomeye none nawe utworohereze ubwo ugiye kudutegeka utworohereze warababwira ngo ni mu kwezi iminsi 3 subireyo zagaruke uhurire hano ndetse kubabwira ko zaba natekereje ngo aragenda amaze kugenda ngo agenda ku basaza warababwira ngo murangira namaki naje gusubiza bariya bantu abasaza baramubwira ngo niwicisha bugufi ukemera ukabibata ngo bariya abantu bose uzabategeka kandi bazagukorera manje abantu bawe undi yawe bazabakubwira inama ese bazabakubwira inama nziza ese abo kuganira bakubwira ibiganiro bigufasha kubaka ariko igitangaza Rehobowamu uyu mwuzukuru wa Dawudi yama yanga kumva inama y'abasaza bakubwira inama wange kumva umukristo wamaze kunanirwa ntazagirwa inama ikizamukubwira mu rusengero tuziri kumushakiraho ibintu byose bavuze iwarabipinga akabipinga bisa muri departement runaka niba ari mu basore niba ari mu mama niba ari mu bahaririti nukuvuga ngo iyo bazanye ijambo iwahita hagarara kujya gatangira gupingana n'abandi bahaye bazana ibyiza uzo kubaka uko ntazayemera kugirwa inama wageze kwisibitaro mbaraga zakushize ngo yanga kumva inama y'abasaza waragenda aje kugisha abasore babyirukanye nawe ngo bari bamuhatweho ngo baje kubagisha inama abasore baramubwira ati nuko niko bakubwira ati niko bakubwira ngo ugende ubabwire ngo muntegera aho hantu ugende ubabwire ngo data muravuze ngo data yabategekesheje igitugu ngo data yabakoresheje uburetwa ati jewe nzarushaho mwumva inama bamubwiriye ko muranyuma jewe nzarushaho ugende ubabwire ngo data niba yarabakoresheje uburetwa jewe nzarushirizaho jewe nzarushaho ngo kandi agahera kanje kazaruta ikiyunguyungu cyane data niba yarabakubise ibiboko jewe nzabakubita sikuruka ko mwumva inama bari bamubwiriye ariyo kuba umukristo wananiwe azagira abandi inama zo gusenyura ukaba muri Horebu ibyo bavuze wewe ukabipinga mbese ukaza uvuga ngo biriya se bavuze nibi ukazaniza ayandi masheriya ukishakira masheriya ukagira inama zo gusenya umurimo ukagira abandi inama zo gusenya
baragenda aja gutekerereza abantu ibyo bari muri iyo nama y'abasore bari bamubwira uwo munsi ubababwira uwo munsi niwo munsi ubwami bwa Isirayeli bwashyizemo pasiteri wize bisiko bibacikamo kabiri inzu 10 zose zimuvaho zija gutegekwa na Yorobowamu kandi ngo yaravuye muri Egiputa yari yarahuye sesa inama zawe n'izihe guhabira abantu muri iki gihe inama zawe guhabira abantu n'izihe ijambo rya gatatu twavuze ushaka twagushaka gupfa Bibiliya izivuga ntabwo ari ugupfa k'uyu mubiri kuko abapfuye muri uyu mubiri izivuga ngo barasinziriye abapfiriye muri Kristo izivuga ngo barasinziriye kandi umunsi umwe bazakanguka kandi bazabona ariko gupfa Bibiliya izivuga ijambo ry'Imana roho uko niko gupfa ugapfangani uko niko gupfa niko Bibiliya ivuga ushaka kudapfa ushaka kudafata kindi twabishakisha umuntu gukora ibyiza Imana yazi kureba kabona umutima wawe Imana yazi kureba kabona muri wowe tashariri babo Imana yazi kureba ikabona nta muntu ufitiye ifitina waba uri umunyantegekeya nubwo utamenya gusirimba nubwo utamenya kubwiriza nubwo utamenya kugira ariko ukiranuka Imana uri muzima ariko abibara ko bapfuye n'abapfuye kiroho kandi wakuye kiroho ntashobora kumva ijambo ry'Imana bazabavuga nika kujya kwa amazi ngo yazaruka yasuka ibanta niko wasuka amazi tirishobora kuruka iza yabaye kugura y'amazi yose umukristo wamaze tazayo Mani tubabarire Mani twiteho duhindukire tuba abakristo bene data biteye agahinda n'umubabaro kuko kubona uri mu nzu y'Imana ukaba mu nzu y'Imana kitanga amafaranga gatanga umwanya wawe ndetse n'umunsi w'umuzizi kawutanga kareka kuja gushakisha ifaranga dore ko arizo zizazidufasha kavuga ngo nje gusanya ariko Imana yaza yitegereza kabona umuntu yarapfuye ako si agahinda gakomeye Imana itakubara Imana tikubare mu bantu Imana ikitegereza muri Horebu ikavuga ngo mufite mw'ababisaba ariko wewe tukubarwemo kandi nawe uzuterana kandi uzutanga ibyacumi kandi uzutanga n'amaturu kandi uzawitanga ukaza no guterana ugakora n'imirimo y'Imana n'agahinda gakomeye ariko kuva kubwira nta kindi washakisha nta bundi buhanga ni ugukora izo kugira ni ugukora ibisiza twasomye ijambo ry'Imana hariya mu bambere ibice bibiri umurongo waho wa 3 n'uwa 4 batubwira n'amagambo ya Dawidi yari paraga umwana wiwe Salomo yaramuhamagaye agiye gupfa aramubwira ngo Salomo mwana waje ndagiye kuko abandi bose bisi bagenda ariko uzakomera umugabo amubwira amagambo akomeye aramubwira ngo umva icyo kuraze Salomo we Dawidi agiye aramubwira komera umugabo naje ndagiye kuko abandi bose bagenda nawe uzagenda umuntu wese azagenda ukora ibyiza ukora ibibi uzagenda nta umeze kibuye nta n'umeze nk'umusozi umuntu wese azagenda kandi ibi bigomba kutwigisha buri munsi uri kugeze hariya nanga tukareba abantu baharyamye nabo bari bameze nkaho bari bafite umubiri nkawe hariho abanyabwenge bari bakuruta hari n'abari bize bari bakuruta hari n'abakiranuka bakuruta rero ariko uzumenya ngo nawe uzagenda ntawe uzabaho kumusozi Dawidi ntakindi yagaze Salomo iwacu umuze yazaga gupfa yahamagaraga abana akabaraga akabereka ibintu afite akababwira ngo ibi bintu muzabitegeke kandi abatunzi b'iwacu iyo bazaga gupfa bazaga bahamagara abana bakabaraga
bakabasigira ikibuga cy'inka uwo munsi bakazigabura niba size abana batatu niba ari bane zaka bakazigabura uwo n'umugabane wa se aba yarabasigiye ariko manishimwe ariko Dawidi ahamagara Salomo ntakindi yamuraze yaramubwiye ngo Salomo mwana wanje uri umugabo ukomere ndagiye kuko abandi bose bagenda ariko ikintu nkubwiye uzakiranukira Imana uzubaha ibyo Imana yategetse Imana ihabwa icyubahiro uzubaha ibyo Imana yavuze ibyo Imana yategetse uzabigenderemo uze wubaha amategeko y'Imana ngo Imana bizakomeza isezerano izakomeza ijambo yavuzeho Imana ihabwa icyubahiro uzakomeza ijambo yavuzeho ngo yarambwiye ngo iravuga ngo abana bawe nibagendera mu ngeso zabo nziza n'umutima wabo wose hariho abantu umutima wabo bari mu nzu y'Imana ariko umutima wabo uri Haleluya 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 Imana ihabwa icyubahiro iraharamubwira ngo uzubere nawe uze witondera ibyo Imana yahamije uze witondera n'amategeko yose ngo yayandi Mose yari yaratubwiye kugira ngo ijambo Uwiteka yavuzeho bazarikomeza ngo yarabwiye ngo abana bawe nibitondera mu nzira zabo nziza n'imitima yabo yose ngo ntabwo hazabura umuntu uzungura ubwami bwa Isiraheli Imana ihabwa icyubahiro bene data ijambo ry'Imana ko riratubwira ngo abashaka ubwiza twabuze washaka ubwuri utashobora kubwiza ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro niba ushaka ubwiza umva kubwire solution ni imwe inzira ni imwe gusa formule ni imwe gusa n'ugukora byo gukirana n'ukora ibyo gukirana ubwiza uzaba wabwo n'ukora ibyo gukirana cyubahiro uzaba n'ukora ibyo gukirana uzabaho udapfa kubaho kw'igitero ko mu bugingo bw'ubuzashi ariko uzaba udapfa Imana ishimwe Imana ihimbaye ukiranuke mu zo gukora ukiranuke mu magambo yawe ukiranuke mu mvugo yawe ijambo ry'Imana ntawe ryasize wowe uri umuyobozi wowe uri kinamama wowe uri umuririmbyi ntukaza wibwira ngo hari umuntu uruta undi mu rusengero icyo umuntu arusha undi ni gukiranuka umuntu ufite agaciro kanini imbere y'Imana gusumba abandi bose mu gukiranuka ushaka ibyo gukiranuka tuve mu ngeso zacu mbi duhindukirire Uwiteka tumwumva ko Dawidi aribyo yaraze umwana wiwe Salomo kandi Dawidi Imana ngo yaramukundaga yazaga imutaka kavuga ngo ni umwana ufite umutima kuko ushaka kandi nawe yari umunyamubiri kandi nawe yari yambaye umubiri nk'uwo wambaye kandi nawe yahuye n'intambara nziza ufite Dawidi yahuye n'intambara kandi nawe yaguye mu zaha k'injuzugwamo ariko ijambo ry'Imana ko riratubwira ngo nitugane Uwiteka aradutegeye amaboko aracicaye ku intebe yayo y'imbabazi ariko umunsi azayihagurukaho bizaba bikomeye mwene data ndakwifuriza gukora ibyiza mu gihe cyawe ukiriho mu gihe cyawe ukiriho aho uhagaze waba uhagaze mu baririmbyi waba uhagaze mu bamama waba uhagaze mu rubyiruko waba uhagaze mu bapapa waba uhagaze mu bupasiteri mu buyobozi ndakwifuriza gukiranuka ukiranuke mu byo uvuga ukiranuke mu byo ukora ukiranuke mu magambo yawe ukiranuke mu bato no ku kanini iza nibuka nari kiri mutoya hari umugore umwe wigeze aja mu murima ntabwo yarose yagiye mu murima yikoreye ishambagara iza nkunda kuvuga ko kantu kuko kanyinjiyemo kuva kera kugeza n'ubu nagatekereza nkavuga ngo sema babazi zawe ni nyinshi wera hari mu murima hayamora ibigori ahashoshora ibigori abatoya ntibumenyaga gushoshora ibigori
twazaga duhinga imirima ibigori bikuma zamara kuma tukaja kubishosho tukikorera udushamba karukaza ugenda uhari mu rutere ibigori mu gashamba wagiye kubona abona inyoni yera de irazi mwikubita imbere ngo yumva ijwi riravuze iyo nyoni ngo yari yera ariko ikagira akadomo kangana na kariya kadomo k'ijisho ry'ibishimbo ngo yumva ijwi riramubwiye ngo urabona iyi nyoni imeze witegereza iyo nyoni ngo arayitegereza amaze kuyitegereza ngo aravuga ngo iyi nyoni rero bari kuko nawe ufite akadomo gato aramubwira ngo umukristo umeze gutyo ntabwo azaje umukristo ufite akadomo ntabwo azaje ushobora kuturirimbira ariko ufite akadomo ushobora kubwiriza ufite akadomo ushobora kuba umuyobozi w'abana ufite akadomo ushobora kuba umuyobozi w'abamama ufite akadomo mani zikureba ufite akaraka satani yakomeseho ushobora gukora imirimo yose yo mu rusengero tukakubona ko ari wewe ndetse tukavuga ati ruriya rusengero nyanaka niwe urugize cyangwa senaka niwe urugize ariko ufite akadomo namani ngo yari umugaba w'ingabo kandi abazasoma ayo magambo ngo yari itwari n'abantu ariko yari afite ibibazo ushobora kubitwara abantu bakakubona kuri abantu bakakabona kuri mwiza kwambara twese tukaberwa ku cyumweru tugahagarara tukanasirimba ndetse tukarusha n'abandi gusirimba ukamenya no kwiruka ukamenya no kwirabura ariko Imana yakwitegereza ukabona ufite akadomo iri kwiravuga ngo utaragakura ntaho uzaje ureke tukiranukira Uwiteka iyo niyo nzira yonyine yo kuzagera mu ijuru twamaze kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza wacu kandi Yesu niwe yarabirangije aya magambo twasomye mu Bakorinto hari havuze ko yemwe abakora ibyo ngibyo nta kindi babikiwe Imana ngo izabitura umujinya ibitura izamurura ariko umujinya w'Imana nta kindi izitura ngo abakora bene ibyo bibi ariko ngo ikizitura bakoze neza Imana ishimwe Imana yawe icyubahiro ikizitura ngo abakoze neza ngo ni amahoro n'ukuvuga neza Imana ishimwe abababariye mu isi ariko bakihangana bagakora ibyo gukiranuka izabitura amahoro izabitura ubugingo budashira izabitura ibyiza Imana ihabitubahiro izaguhanagura amarira izakubwira ngo mwana wanje wahuye n'ibigeragezo mu isi ariko ndabiguhanagura uhanaguye amarira uhanaguye ibyaha uhanaguye imibabaro inzira zose urimo imisozi uhajushamo Imana izakwitura ibyiza dukora ibyiza dukiranuke mu mwanya tukiriho mu ngeso zacu zose aho tugenda aho dukorera twifuze gukora ibyiza Imana izaduheza icyubahiro Imana izaduha ubugingo Imana izaduha ubwiza butazashira bene data teye ubwoba ese muri iyi minsi ya nyuma muri kureba mukabona bimeze gute ijambo ryo kwihana ryarashize nta muntu ugikora icyaha ngo yihane nta muntu ugisaba imbabazi ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo aratandutegeye amaboko ariko arakwifuza nta kindi cyazanye Yesu nta kindi cyamukuye mu bwa nta kindi cyamukuye mu ijuru barakubwira ngo gushake nawe aracyadutega amaboko aracyadufitiye imbabazi
bene data mureke tukiranuke mureke dushake ubwiza dushake icubahiro dushake kudapfa kandi nta kindi tuzabishakisha ni ugukora ibyiza tudacungura gukora ibyiza tucungure ntihagire uguca intege ntihagire ukugira inama mbi nawe muzemere umuntu nazoza kugira inama umuntu nazoza kugira ibiganiro uzi ubanza ugenzure urebe umenye aho ahagaze umenye ese uyu nguyu ukarambwira ibiyubaka cyangwa ukarambwira ibiseye kureka ibiganiro bibi kuko bizana imbaraga bikaguca intege bikagukura mu byiringiro bikagukura mu gukunda Imana bikagukura mu gukunda gusenga bikagukura mu gukunda gusoma ijambo ry'Imana ureke tukiranuke uko tugenda ijambo ry'Imana rituganze